Tubahaye ikaze kuri channel yacu. Ngewe mwumva ni Hakorimana Eliel. Iyi ni channel izajya ibagezaho ibiganiro bijyanye n'iterambere mu bukungu, ubuzima bwiza no kwaguka mu bitekerezo mu buryo buguhesha kubaho ubuzima bwuzuye. Kuva ikiremwa muntu cyabaho, ni ikiremwa kirangwa no guhindagurika mu mibereho. Ni ikiremwa kirangwa no guhora gishakisha uburyo bwo kubaho bworoshye kurushaho. Ibyo bigakomoka ku bwenge n'imbaraga umuntu ahora avumbura muri we, bimeze nkaho bitari biriho mu bantu bo mu bisekuru byabanje. Ese ubu bwenge n'izi mbaraga mu by'ukuri bikomoka he? Ni irihe banga mu by'ukuri umuntu akoresha kugira ngo ibi byose abigereho? Ibi tuzabona ibisubizo byabyo kuri gicano. Tuzareba mu by'ukuri koko niba izi mbaraga zitari zihari cyangwa niba zari zihari mu bantu bo hambere. Ese niba zari zihari, kuki zitagaragaye icyo gihe zikaba ziri kugaragara ubu ngubu? Ndakwibutsa kugira ngo ukore subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukibishyiraho, kandi share ubigeze no ku nshuti zawe. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wajya muri comment. Ese mu by'ukuri koko umukire utekanye abaho? Umuntu yakora iki ngo agere ku butunzi? Ese waba umukire ufite n'ubuzima buzima bibaho? Ni gute wahangana na stress zo mu buzima bw'iki gihe bugoranye? Ibi ngibi n'ibindi bijyanye n'imyitwarire yakugeza kuri success nibyo tuzajya tubagezaho. Kubaho ni imwe mu nshingano zikomeye ikiremwa muntu gifite, ariko kubaho gusa ntibihagije. Ubuzima budusaba byinshi kugira ngo bugende neza. Dukenera ibyo kurya, dukenera imyambaro, dukenera aho gutura, dukenera kwishima n'ibindi. Birasaba imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu abeho bigendanye n'igihe. Ibi bikaba ari bimwe mu byo tugenderaho dupima ubuzima umuntu abayemo. Iyo ubifite dufata ko ubayeho neza, iyo utabifite dufata ko ubayeho nabi. Nyamara twese twifuza kuba muri cya gice cy'abantu babayeho neza. Turi mu gihe abantu bose bashyize imbere iterambere mu bukungu. Tuzajya tubagezaho amabanga menshi atandukanye adakunze kuvugwaho kenshi, yagiye akoreshwa n'abanyemari bahambaye ku isi, akabafasha kugera ku nzozi zabo. Ntaba ari wowe usigara inyuma rero, haranira ishema ryawe. Abantu bagira inzira nyinshi banyuramo bashaka kubaho neza, ariko benshi bakita gusa ku butunzi cyane, nyamara babugeraho bagasanga hari n'ibindi bagombaga guha agaciro mu mibereho yabo. Tuzajya tubagezaho ibyegeranyo bibafasha gusobanukirwa byimbitse ubuzima n'amahame abugenga, no kumenya agaciro ka buri kintu cyose ubuzima bufite, agaciro ka buri nkingi igize ubuzima, kugira ngo tubashe gushyira buri kintu cyose ku mwanya gikwiye kubamo mu buzima bwacu. Kubaho uri umukire mu butunzi ni ingenzi cyane mu buzima. Dukwiriye kubuharanira. Ubutunzi dukwiriye kubuharanira cyane, kuko ubutunzi ni ikimenyetso cy'iterambere muri iyi si dutuyeho. Ubutunzi ni ikimenyetso cyo kwaguka, ni ikimenyetso cyo gukanguka mu bijyanye n'imibereho. Umuntu umwe yaravuze ngo ubutunzi nibyo koko ntibutanga ibyishimo, ariko biragoye kwishima budahari. Amafaranga ndetse n'ubundi butunzi ni ingenzi cyane, kuko iyo utabifite ubaho uvunika cyane kandi udafite agaciro muri sosiyete. Uzasobanukirwa byinshi byagufasha kwiyubaka, nubwo waba uyu munsi uri kuri zero. Tuzakwereka uburyo bwo kwiyubaka, ukazamuka, ukagera ku ndoto zawe. Inzira zo gushaka ubutunzi ni nyinshi,
ku buryo benshi babigerageza, bamwe bakabigeraho abandi bikanga. Nyamara no mu babugezeho ugasanga hari ababayeho bavunika cyane, bakabaho nta byishimo, yewe nta mahoro bafite kubera impamvu zitandukanye. Ibi uzabisobanukirwa kuri iyi cano, umenye igitera abantu kugera ku bukire ariko bagakomeza kubaho ubuzima navuga ko ari bubi. Uzasobanukirwa byinshi bijyanye n'uburyo umuntu abana n'ubutunzi kandi agatekana. Hariho imvugo y'umuhanga ivuga ngo the easy way of life is the best. Ni byiza ko mu byo ukora byose kugira ngo ugere ku ntego zawe wiga kubikora mu buryo bworoshye kandi bukugeza ku musaruro wifuza. Wige kubaho neza kandi mu buryo bugutwara imbaraga ziringaniye. Ubuzima bubamo byinshi, bimwe tubasha kubigenzura, hari n'ibyo tutabasha kugenzura. Uziga uburyo bwagufasha kumenya uko witwara mu byiza no mu bibucamo mu buzima. Uyu munsi nje kukumenyesha ko hari uburyo bwa kamere Imana yaturemanye bwaguhesha kugera ku byo wifuza kandi ubuzima bwawe bumeze neza, ukishima, ukagira amahoro kandi ugatekana. Iga gukoresha imbaraga zawe z'umwuka muri byose wifuza mu buzima. Learn to harness your spiritual powers in everything you desire in life. Mbere y'uko dukomeza, ni ingenzi ko wumva ibi ngibi. Iyo tuvuze imbaraga z'umwuka, ibi ntaho bihuriye n'idini iyo ari yo yose. Wibuke ko amadini yazanywe n'abantu. Imana yo nta dini igira. Kuri iyi cano nituvuga imbaraga z'umwuka ntuzumve idini, ahubwo wumve igice cy'ubuzima bwa muntu. Izi ni imbaraga zigukorera umurimo wose wifuza bitewe n'uburyo wazitoje. Ndakumenyesha ko ku muntu uziha agaciro akazishyiraho umutima, izi mbaraga hari urwego zigeraho zikajya z'ubwazo zikoresha mu buryo navuga ko buri automatique. Ibi nabyo uzabisobanukirwa. Wowe ukeneye kumenya byinshi ntuzacikwe. Intego y'iyi cano si uguhindura abantu, ahubwo ni ukugufasha kubohoka mu bitekerezo byawe bwite, ukabasha guhitamo ibyakugirira akamaro. Impamvu ni uko umubiri wawe hari ibyo wagenewe gukora kandi imbaraga zawo zifite aho zigarukira, ariko imbaraga zawe z'umwuka zo ntizigira aho zigarukira, kandi ibyo zikora byose biba ari umwimerere wawe, ndetse n'ibyo ugeraho byose ntabwo byangiza umubiri wawe, ahubwo bituma urushaho kugira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo buri success iturutse ku mbaraga z'umwuka igufasha kwishimira ubuzima ku buryo bwisumbuyeho, kuko izi mbaraga niyo kamere y'umwimerere ya kimuntu. Bizatuma umubiri wawe ukomeza kuba muzima kandi ubutunzi bwawe buzamuka buri munsi. Komeza kudukurikira, uzagenda urushaho gusobanukirwa. Uziga byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwuka. Umuntu wese ahava akagera agira iki gice cy'umwuka, kandi kuba uba mu idini ntibisobanuye ko izi mbaraga uzikoresha. Benshi ntibanazi ko bahorana nazo. Amadini menshi yavuga iby'umwuka babivuga nk'aho bitandukanye n'ubuzima bw'imibereho busanzwe. Nyamara uburyo bwose umuntu aremyemo, nta kintu na kimwe yaremanywe gifite indi ntego ihabanye n'inyungu bwite mu mibereho. Ibi si amadini turi kuvuga rero, ahubwo turavuga ubuzima, turavuga imibereho. Kuko umuntu ukoresha izi mbaraga hari ibimenyetso bifatika bigaragara mu buzima bwe. Muri make niba ubona uhorana ibibazo bidashira, menya ko imbaraga zawe z'umwuka zisinziriye, kuko izi mbaraga niyo shusho ya nyayo igaragaza ubushobozi bw'Imana mu bantu. Imana rero ntigitsindwa. Wowe rero ubona hari bitagenda neza mu mibereho yawe, ndahamya neza ko uzasobanukirwa, uzabona ibisubizo kuri iyi cano.